iri jambo ryitwa ikimenyetso ngo nuko ijwi ribwira ba bandi ngo mugende munyure mu murwa, amaso yanyu ye kubabarira. Ntabyo kureba amataye, imisaya irambuye, ngo agashinya k'umukara, oya, usangwa nta kimenyetso, amaso yanyu ye kubabarira. Abasore y'abamajeya, abaniga n'abajya mu muhwanye, niba nta kimenyetso afite mumuhwanirizemo. Muraho yemwe, Yesu nashimwe, amahoro y'Imana bane namwe. Nitwa Riziki Chantal kuri cano, iyo mazina musangaho. Nimero de telefone ni 07 88 71 33 11. Ubwo ngarutse ku ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge. Mana data nyir'isi n'ijuru, uhimbazwe Mana y'abasogokuruza, ni weho Mana nyakuri irahirengeye, ni wowe umenya ibiri kubaho byose mu isi. Ndagushimiye kuri Imana ijya yumva gusenga. Niba ngugiriyeho umugisha Uwiteka, ndakwinginze ngo wemere kubana n'umushakazi wawe. Ubwo nemeye kuba nka mwami agasambi ngo ukandagireho, uburira abatuye mu isi, kandi uramira ubugingo bwa benshi bwe kuzarimbuka, kuko ari we mugambi wanzanye hano ku isi. Wanzanye nk'impanda ngo nibere igikoresho wowe wikorere. Nyemerera rero icyatumye unzana mu isi aba ari cyo gisohora. Nguciriye bugufi, ngushyirwe hejuru. Uwera, uwera, ndakwinginze ubutumwa bugere ku isi hose, mu mahanga yose, ababwumvisha iyi miburo bahindurwe nayo. Umugambi wa Satani ubure, haboneka umugambi wera w'Imana. Urakoze Kristo, imyuka mibi yose ihezwe, abadayimoni bose bakurweho, miyaga n'imirabi bihagarare, haboneke kugirira neza k'Uwiteka. Ndagushimye ko ari wowe ugiye kwivugira, ni mu izina rya Yesu, amen. Muraho yemwe, ndabasuhuje bene data, nshuti z'umusaraba, mbishimiye. Muri hangana afite akabazo ko gusarara mu muhogo, hamaranye igihe. Nimwumva bitari kugenda neza ntibibacumuze rwose, bijya bibaho ku muhogo wanjye ngasarara, ariko iki ni ikibazo kidatunguranye, Imana izabikemura. Reka dusome ijambo ry'Imana nabazaniye. Ni ijambo riboneka ahangaha muri Ezekiyeli, igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 9. Ku murongo wa mbere turagarukira ku murongo wa 6. Haragira hati, umutwe w'amagambo ngo abantu b'Imana bashyirwaho ikimenyetso mu ruhanga. Ngo maze arangururira mu matwi yanjye n'ijwi rirenga ati, abahawe gutwara umurwa nimubigize hafi, umuntu wese ufite intwaro yicana mu kuboko kwe. Nuko mbona abantu 6 baturutse mu nzira y'irembo ryo haruguru ryerekeye ikasikasi. Maze ufite intwaro yicana mu kuboko kwe, kandi mbona undi muri bo yari yambaye imyambaro y'ibitare, ufite ihembe ririmo wino ku itako rye. Maze barinjira bahagarara iruhande rw'igicaniro cy'umuringa. Nuko basanga ubwiza bw'Imana ya Isiraheli bwavuye ku mukerubi aho bwahoze bugeze mu muryango w'inzu. Maze ahamagara uwo muntu wari wambaye imyenda y'ibitare, ufite ihembe ririmo wino ku itako rye. Nuko Uwiteka aramubwira ati, genda unyure mu murwa hagati muri Yerusalemu, maze ushyire ikimenyetso mu gahanga k'abantu banihira ibizira bihakorerwa byose bikabatakisha. Kandi bikabatakisha. Ba bandi ababwira numva ati, nimugende munyure mu murwa mumukurikiye, maze mukubite
amaso yanyu ye kubabarira, kandi mwe kugira ibambe, mutsembe w'umusaza n'umusore n'inkumi n'abana bato n'abagore, ariko umuntu wese ufite ikimenyetso mwe kumwakura, ndetse muhere mu buturo bwanjye bwera. Nuko bahera kuri abo basaza bari imbere y'inzu. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ahangaha twabona no muri Yosuwa ku byerekeranye n'ikimenyetso, ibice bibiri ku murongo wa 18, ariko nacyo reka duhere ku wa 17 ngo abo bagabo baramusubiza bati, iyi ndahiro turahije nta mugayo uzatubaho, nitugera muri iki gihugu uzapfundike aka kagozi gatukura ku idirishya uducishijemo, ariko so na nyoko na bene so nabo mu rugo rwa so bose uzabateranirize iwawe. Uzapfundika aka gashumi, ikimenyetso, agashumi gatukura. Aba ni abatasi bari bahaye uwo bita Rahabu wari indaya, kubw'ineza yari yagiriye abatasi b'Imana. Bamuha rero agashumi gatukura nk'ikimenyetso, kugira ngo nibajya kurimbura Yeriko atazarimburukana n'abi Yeriko, kandi we yakoze neza. Turebe n'iri jambo riboneka mu Itangiriro ibice 4, ndi ku kimenyetso. Umurongo wa 15 ngo Uwiteka abwira Kayini ati, nicyo gituma uwica Kayini azabihorwa 7. Kandi Uwiteka ashyira kuri Kayini ikimenyetso kugira ngo hatagira ubona Kayini akamwica. Tutiriwe tujya muri byinshi, twareba no mu Kuva aho Abisiraheli basize amaraso ku ngomanyirizo z'ingo zabo. Bene data, kugira ngo bibe ikimenyetso umurimbuzi natambuka umumarayika wari ufite intwaro, nyine inkota, nuko ataza kurimbura abasize ingomanyirizo z'ingo zabo amaraso akabicana n'Abanyegiputa. Nuko ikimenyetso ni ijambo rikomeye. Bene data, abantu b'Imana bagira ikimenyetso, n'abasatani bakagira ibimenyetso. No mu buzima busanzwe abantu baragenda ukabona bafite ibimenyetso, ukabona umuntu ugahita umwibwira. Hari igihe ugenda mu nzira ukabona umuntu wambaye imyenda teni ya gisirikare, ugahita wibwira ko ari umusirikare ako kanya batabikubwiye, no kumusuza ngo murahafande, ururimi rwawe ntirujijinganye kubera iki afite ibimenyetso ko ari umusirikare. Ariko hari n'umusore wabona ari ijeya, uko yagira n'imyenda ngo ya gisitare ubona ari tashi ya gisirikare, ariko wamubona mu nzira ntuhite umwitiranya ko ari umusirikare, ukabona ari umuntu usanzwe. Hari n'abantu bagutambukaho gusa impumuro. Niba ari umucuruzi w'isamaki ariyaranja gahumura ng'ifi cyangwa isambaza, icyo ni ikimenyetso, ku buryo bamubaza ati amasamaki urayafite cyangwa se ari kugura gute, kubera iki afite ikimenyetso, ari guhumura ng'ifi. Hari n'abacuruzi b'ifu ariyaranja gasa n'ifu. Hano i Kigali abakora mu mafu rwose naho yakwirinda atari kwifu bimuriho. Ibyo ni ibimenyetso. Hari n'umuntu wambara imyenda gusa, nta kindi gikorwa akoze, ugahita uvuga uti uyu muntu ni maraya, agutambutseho byonyine. Bimwe bavuga rwose n'abagabo akaba yajya kubyamo akatambukiramo akabaza ibiciro, kubera imyambarire. Ntago avuze ngo ndi indaya, ariko imyambarire uko ateye bikakwereka ko ari maraya. Kubera iki? Ikimenyetso. Bambandi 6 bafite inkota aho ngaho muri uwo murwa, nuko mbese bari begeranijwe. Ariko ngo none wangendereye wa wundi umwe gusa wari ufite wino kwitako rye, ngo aragenda yumva ijwi, ubwiza bw'Imana bwari bwavuye ku mukerubi bwageze ku rusengero. Ngarangije uwo muntu w'Imana ngo nuko agiye kubona aramubwira ngo amubwire ijwi numva, uyu ni Ezekiyeli umuhanuzi. Ngaramubwira ngo ugende unyure mu murwa ushyireho ikimenyetso ku gahanga k'abantu bari kurizwa n'ibizira biri kubera mu murwa, biri kubera mu ihema ryanjye, biri kubera mu buturo bwanjye, bikabatakisha. Ubashyireho ikimenyetso. Turi mu gihe hari abantu babona ibintu, imyitwarire ya benshi muri iki gihe
urubyiruko nkatwe abakobwa imbuto zacu mbi, bamwe bakagira agahinda ukabona barababaye bakabifatira igihe bagasenga. Imana ntacyo wahindura. Imyitwarire y'abana b'iyi minsi bigatera abantu benshi impungenge, aho usanga umwana muri primaire azi gusambana icyo ari cyo kandi yiga muri primaire. Secondaire ari urundi rwego, ukohereza umwana ku ishuri ugasanga atashye ari umwana w'umunywa rumogi, cyangwa se bakaguhamagara bamufashe mu gikundi cy'abanywa urumogi kandi wari uzi ko ari umwana muzima. Nuko abantu bari kurizwa n'ibizira, ariko byagera no mu rwego rw'abakozi b'Imana. Hari ibintu abantu bihangishijeho kuvuga ngo bafite impano zitwa ngo deliverance. Ugasanga umuntu ngo ari gusengera abantu, cyane cyane iyo mpano ikunda gukoreshwa ku bagore n'abakobwa, nibo baderivirwa. Sinjya numva abagabo babaderiviye. Iyi mpano iderivirishwa abagore n'abakobwa yanditse muri Bibiliya, kandi nanone uhengamye iminwa ntibamuderivira. Haderivirwa udukobwa twiza gusa, abagore bateye neza, ariko babandi banyakwigendera ntago bamuderivira. Kandi iyi mpano ikunze guhabwa abagabo n'abasore. Sinjya mbona abakobwa baderivira ahanini bibitse iyo mpano yo kuderivira. Iyo mpano Imana yihereza ngo abagabo n'abasore bonyine. Nyabuneka mube maso. Yesu yabwiye abigishwa be ngo mutagwa mu moshya. Kandi abaderivira inshuro nyinshi ntibabikorera habona, baderivira ahantu hiherereye hihishe ngo bari kubakuraho imikoshi n'imyako. Ibintu Yesu atakoze, akoze b'Imana mubikura he? Yesu yaravuze ngo munyigireho, ndi umucyo w'isi, ndoroheje mu mutima. Nukuri Yesu Imana atakoresheje yo kuderivira mu bwihisho. Ibi bintu mwebwe ntacyo mubitekerezaho. Mube maso mutagwa mu moshya. Nuko hari ibizira bibera mu murwa. Ibizira nko gusanga agakundi k'abakozi b'Imana bari kunywa inzoga, bari kunywa ibisindisha. Ibyo ni bimwe mu bizira, kandi biri gutakisha bamwe abera bari mu ihema ry'Uwiteka. Ibizira nukuri sinjya kubabeshya, mbere mu bantu bitwa abarokore nta barozi babagamo, ariko tugeze mu gihe twikangana turi kwishishanya. Umugore atahereza umwana mugenzi we w'umugore, kubera iki? Uramumuhereza ukibuka yamuvunnye urubavu akamusiga utuntu ku munwa. Ibizira byageze ahera, abantu bari kurogana kandi twitwa ngo turakijijwe. Nuko no kugambanirana bijya bintangaza. Umupasiteri agambanira mugenzi we, umukozi w'Imana akagambanira mwene se. Bene data, ibizira mu nzu y'Uwiteka. Ugende urebe ibizira biri kubera mu murwa, aho umugore ari gusambana akabyara abana badahuje bataraba umugabo muri urwo rugo, kandi byitwa ko yamenye Imana. Ugasanga umugore araririmba, ni umuririmbye muri korari, ariko ni indaya ya perezida ya dirija bamushyira imbere. Kubera iki? Ni umukobwa kandi arubatse, akarenga gaca inyuma y'uwo bashakanye. Hari n'ibintu byajyaga bibaho, akabeshya ngo korari yakera asohokera aha n'aha, itasohotse hari ikigabo yasohokanye nacyo. Bene data, ibyo ni ibizira bibera mu murwa. Ibizira by'abakobwa bakuramo amada. Sanga umukobwa ari kuringaniza imbyaro ngo batavaho bamutera inda, ubundi akaba mu rusengero bazi ko ari umukobwa kandi ari indaya, hari umusambanyi. Ibizira bibera mu murwa. Ugenda ushyirira ikimenyetso ku gahanga k'abantu bari kurizwa n'ibizira. Bene data, ibizira bibera mu murwa, ushyirira ikimenyetso k'abantu bari kurizwa nabyo. Ngarambwira ngo abwira na babandi batandatu nyine bafite inkota, aravuga ngo mugende mutsembeho amaso yanyu ntababarire. Bene data, ingingo ibarengera abakristo muri ibi bihe turi gusohoramo bya nyuma. Ndavuga ku kimenyetso. Abantu b'Imana bagira ibimenyetso, n'abasatani bakabigira. Ndibuka hano iwacu i Rwanda hari ikintu kigeze kubaho kera, barwanya abantu bambara mini, imyenda ya mini. Abanyarwanda mwese murabizi, umuntu wese basanze yambaye mini, yewe polisi igaterura bakajyana, ukajya gufungwa, ugataha wiyemeje kwambara imyenda wikwije. Ariko igitangaje, n'abasirikare barabirwanya ikintu cyo kwambara mini.
ariko icyo gihe kuko abantu b'Imana bagira ibimenyetso n'abasatani bakabigira, satani yahise aca mu batayeri kugira ngo abakozi b'Imana, mbese abakozi ba satani bagira ibimenyetso. Haduka amajipo maremare agera hasi akubura, ariko bakayisatura imbere bakayigeza ku kibero, imbere ndani bakarenga ku ivi kagera ku kibero. Iyo jipo ku buryo umuntu atera intambwe ikibero cyose kikajya hanze, bayita ngo ni Mpime Kagame. Ibyo mvuga abanyarwanda barabizi, ni ukuri. Iyo jipo nuko bayise, bikwira igihugu cyose ngo bari guhima perezida kuko yarwanyije kwambara ubusa. Higezaho abayobozi babona batabivamo kwirirwa barushyanya no kwambika badashaka kwambara. Bene data, muzacunga umuntu ibimenyetso by'umuntu urwaye. Burya n'umurwayi wo mu mutwe n'abasazi hari igihe biyambika ubusa kandi ari umugabo ukuze, biragatsindwa kubuza ubwenge. Imana yaguhereza ubushobozi ukiyambika ubusa. None n'aba banyamatorero bakagombye kubirwanya, bakigisha abantu kwambara imyambarire. Ugasanga baravuga ati ibyo Imana ntibireba, ikireba ni umutima. Ninde wabashutse? Imibiri ni isengero z'umwuka. Nuko bene data, mwirinde kuyitera ubusembwa, aho tuhave twikomereze. Nk'uko isengero zakinzwe, turi mu gihe n'ahandi Imana iri kwambarizwa uretse muri twebwe m'imbere. Nuko kandi na kera mwigira ikibazo cy'isengero abazifite. Kera isengero zitabaho, ba Aburahamu bateraniragahe, ba Yobu bateraniragahe. Kubaha Imana n'ibigombera mu rusengero. Ni wawe wakubaha Imana, wakubaha Imana bikagenda neza. Yemwe bantu muri kujya mu butayu kandi bibujijwe, n'Imana yagiye ibivuga mu masengero ko bufunze. Munyumve neza bene data, Yesu yaravuze ngo nusenga uzinjire mu nzu yawe ukinge, so wo mu ijuru umenya ibyihishe azabikwitura. Ntabwo gusenga Imana ari ukwirirwa urushyanya na polisi cyangwa n'abasirikare. Ako ni akavuyo, uko si ugusenga, ako ni akavuyo. Bene data, niba ushaka gusenga, kora ibintu Imana ireba, si ngombwa ngo abantu babibone, ahubwo iyera yo mu ijuru izabikwitura. Mwigeze mubona igikundi cy'abarozi byibuze bagiye hamwe bakajya kuroga mukabibona? Ni gute abana ba satani bamenye ubwenge? Ab'Imana ntimugire ubwenge, mugire ubwenge kuko Imana bifuzamo ubwenge. Ako tukarenge. Ndi kuri iri jambo ryitwa ikimenyetso ngo nuko ijwi ribwira ba bandi ngo mugende munyure mu murwa, amaso yanyu ye kubabarira. Ntabyo kureba amataye, imisaya irambuye, ngo agashinya k'umukara. Oya, usangwa nta kimenyetso mu gahanga ke k'Imana cy'amaraso y'umwana w'intama, amaso yanyu ye kubabarira. Abasore y'abamajeya, abaniga n'abajya mu muhwanye, niba nta kimenyetso afite mu muhwanirizemo. Ingingo irengera ni ikimenyetso. Kuba ari bishop, yaba padiri, yaba inde papa, nta kimenyetso. Abwira ba bandi numva ngo naho yaba ari umutegetsi udafite ikimenyetso cy'Imana, amaso yanyu ye kubabarira. Ariko umuntu ufite ikimenyetso mwe kumwakura. Ngira ngo n'inda ya Rahabu kubw'ineza yari yakoze ahisha abatasi, bamuhaye agashumi ng'ikimenyetso kugira ngo atazapfana n'abantu b'i Yeriko. Bene data, Imana yera yo mu ijuru ibashoboze kugira ikimenyetso. Dore n'isi yatanze ikimenyetso, turukumva ngo hakozwe ka microchip kandi bari guhatira abantu benshi kugashyirwaho. Ariko none ndabwira abantu ngo musenge, mwiyiriza ubusa iminsi 3. Bakristo ndabibwira abantu b'itorero, mudafite ibindi byifuzo, musaba ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama mu gahanga kanyu, ubwo umurimbuzi agiye gutambuka n'inkota kugira ngo mubashe guhatambuka. Mudafitanye ikibazo na marayika. Abantu batinya isi, ariko mutinyi yera yica ubugingo ikica n'umubiri. Nuko ngo kandi muhere kuri abo basaza b'imbere y'inzu, yewe n'abana batoya bavuze ngo utagira ikimenyetso. Mwibuke ko birivuga ngo nzahora abana gukiranirwa kwa basi. Nukuvuga ngo rero ngo n'abana badafite ikimenyetso nta santima zihari.
abo ngabo umurimbuzi abatambukeho nyine, abo barimbuzi batambukeho n'inkota. Ngo kandi nabo basaza, abo basaza nta bandi bari imbere y'inzu, ni abatambyi, bapasiteri, bashumba, ntacyo dupfa tugabana isambu. Imana iri kumbwira ngo ikibazo si isengero ko zifungurwa, irambwira ngo ni mubanze mwegerane musenge, kandi benshi mwiyeze ibyaha byinshi, benshi mwababaje Imana, kugira ngo uburakari bwotsa bw'Imana butabamanukira. Kandi mwibuke ko inyuma imbere yanyu nubwo mwabaye abatambyi hari abo mwasimbuye bashumba, ntabwo ari mwe ba mbere mubaye abashumba, nguko namwe inyuma yanyu hariyo abandi bashumba. Kubw'ibyo bibatere kwicisha bugufi mu maso y'Imana, kuko ayo maturo ataraza mutaraba abashumba mwari muriho. Ni ukuri amaturo bataraguhereza inshingano wabagaho, n'ubundi niba wubaha Imana uzakomeza ubeho. Nta ikibazo ari amaturo. Abantu bari kuramya Imana. Yigeze kumbwira ngo mwitorera harimo ibigirwamana bibiri. Ibi byo ni ijambo yambwiye kera, irambwira ngo ikigirwamana cya mbere cyitwa ifaranga, ngo abakomeye n'aboroheje bari kukiramya. Ngo ifaranga abantu bari kubarara hasi, ifaranga rigiye gutuma abantu benshi babura ubugingo, ngo ifaranga ngo ritumye abantu benshi barimbuka. Irambwira ngo ikigirwamana cya kabiri mu itorero cyitwa icyubahiro, ngo cyubahiro atumye abantu batihana ibyaha, cyubahiro atumye abantu batagera ku musaraba, cyubahiro yabujije abantu kwicisha bugufi ngo borohe bamenye ko icyubahiro ari icy'Imana. Ngabwira abakozi b'Imana baba international, evangeliste abakomeye, mwicishe bugufi. Niba na ba Paulo barakoreshwaga ibitangaza, bagahagurutsa ibirema, bagahumura impumyi, abahumye, bafite ubumuga, ndababwiza ukuri bararengaga. Paulo akavuga ngo ndi umugaragu w'imburamumaro. Yewe we usengera umuntu yarwaye giripe ukabeshya ngo ngukiza abantu, uri indukiza ni Imana ikiza, wabaye igikoresha Imana irikorera. Mwikwiriye kwicisha bugufi, izina ry'Uwiteka rigashyirwa hejuru y'amahanga yose. Murakoze. Ahangaha turi kuganira kuri iki kimenyetso Kayini. Mwese muzi neza ko yari yahemutse yica mukuru we, nabwo bapfuye ku kibazo cy'uko yakoze neza Imana ikamushima. Burya ishyari ni irya kera no mu bakozi b'Imana bari batuye ibitambo. Kayini afata udushyimbo, afata utuntu two yahinze, sinzi niba ari n'ibitoki, ndavuga wenda ibyo mbonesha amaso inaha iwacu ibyonzi, wenda wasanga yarafashe n'inzabibu sinabimenya, ariko mu byo yafashe byose yabijyanye imbere y'Imana. Imana ntiyanezerwa igitambo cya Kayini. Ariko Abeli murumuna we ngo afata mu matungo, nawe yari umworozi, afatamo itungo ryiza aritambira Imana. Imana izi ibyiza, Imana ikunda ibyiza. Bene data, ntago Imana ikunda ibintu bipfapfanye, ntago Imana ikunda abakobwa bagenda babasogongera, babasomagura, batanga vasi. Ikeneye abakobwa bazima birinze. Imana ikeneye abagore bazima, ntishaka ibitambo bipfapfanye. Nuko Abeli atura igitambo cyiza, Imana iramushima. Byonyine kubimushima byatumye yicwa. Bene data, Kayini, Imana iruruka ibaza Kayini iti murumuna wawe ari he? Mva Kayini uko yashubije Imana, yaravuze ngo sindi umurinzi wa murumuna wanjye. Bashumba, bapasiteri, mwibuke ko mufite inshingano zo kuragira umukumbi. Biragatsindwa kuko wabura umushumba utamenya izo uragiye naho ziba. Ariyo mpamvu Imana ishaka ko mwongera kwibuka inshingano zanyu icyo musabwa. Uretse ko abenshi bagira ngo inshingano no kwiga amashuri no kujya mu ijuru biratandukanye, ni byiza, ariko icy'ingenzi ikeneye ko muyegera mukayigisha inama, ikabereka umurongo ngenderwaho, kuko dusenga Imana iriho ivuga ikanakora. Nuko twikomereze. Imana ashaka ko muyiyoboza inzira. Baravuga ngo sinshinzwe murumuna wanjye. Bakirisitu, mwene se uramushinzwe. Kuba yaburara uramushinzwe. Kuba uri kurya ukagira ibyo umena ushinzwe mwene so, uramushinzwe. Kuba yakora ubukwe uramushinzwe, ko wamutwerera. Kuba yabyara uramushinzwe akabona agasukari. Mwene so ngo sindi umurinzi
wa murumuna wanjye. Imana irarakara iramubwira ngo uzabigicamuke mu isi, imubwira amagambo akomeye. Cyakoze Kayini yisubiramo arababara, aravuga ati noneho ikintu mbwiye kirakomeye, uzambona wese azanyica. Bene data, yagize ubwoba atinya gupfa kandi yisha abandi. Njya mbona abarozi batinya gupfa kandi nabo bica abandi. Nuko burya bene data, urupfu ntago ari rwiza ku bantu b'abanyabyaha kuko baba bagiye habi. Nuko ngo bituma Imana imushyiraho ikimenyetso ku murongo wa 15, igice cya 4 umurongo wa 15, muri cyo gituma umuntu uzicwa Kayini azabihorwa. Bene data, ntago twemerewe kwihorera, twemerewe kubwira Imana. Niba umuntu yakurogeye usabwa kumubabarira, ugatanga imbabazi. Mwige gusaba imbabazi, mwige gutanga imbabazi, kuko hahirwa abababarira kuko nabo bazababarirwa, kandi abicisha bugufi bazashyirwa hejuru. Aho ngaho nababwira byinshi ku by'ikimenyetso. Niba Kayini Imana aramushyizeho ikimenyetso kugira ngo batazamugirira nabi, bantu b'Imana muharanire gushyirwaho ikimenyetso cyera cy'Imana, apana izi za microchip. Ibintu byo muri Erminata nabyo nabivuga nta kibazo. Erminata, Rosa Kurwa, ubu farmaso, ibigirwamana, imiryango iri gukorera ku isi ikorana na Satani. Ngababwiza ukuri ngo abakristo mube maso kandi mwiyarure, imutagwa mu moshya ya Satani. Mukenewe gushyirwaho ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama ari we Kristo. Abisirayeli bashize ku nkomanyirizo z'ingo zabo, twebwe dusabwa ku mutima no ku gahanga, dusabwa kuyashyirwaho amaraso ya Yesu. Ituri bubaga intama, twebwe turabagira inama mu kwikingiza ibi byorezo bigiye gukomeza bishorerana. Kandi si iki cyorezo cyonyine, n'ibindi byorezo biraje. Ibiraje harimo n'ubushita, kwishimagura na mugigirimbura. Imana irazohereje, Imana yohereje ibyorezo bitandukanye. Yarambwiye ngo impamvu tukikita indwara amazina turacyaziharaye, ngo turacyaziharaye, ngo ari igihe azaduka indwara nditubona amazina yazo tukaya tuvuga ngo hadutse icyorezo kiri kwica gutya na gutya. Bene data, mushyirwaho ikimenyetso kugira ngo abari umurimbuzi ufite inkota atazabona hahera. Murakoze. Ndasaba abantu batandukiriye ikimenyetso, abantu batari gusenga, abantu batari gukora ibyo Imana ishaka, batari kurizwa n'ibintu by'ibizira, batari kubabazwa n'amakorari yabo yasubiye inyuma, batari kubabazwa n'abadiyakoni batakikiyegeranya ngo byibuze barira Imana igira ikikora ku itorero. Abo ngabo mwisubiremo. Abantu batari bakijya muri za nibature nubwo bakinze, abantu batari bagisenga, muce bugufi dusenge, musabe Imana imbabazi, bambika imbaraga mushobore gusenga. Ariko ndabasaba gusenga iminsi 3. Abakristo aho bari hose, abarwayi nubwo wasenga amasaha, ariko usenge, musenge, usenga mugerageze musenge. Ariko natumwe ngewe ku bakristo ngo musenge iminsi 3 musabe ikimenyetso cy'Imana. Mareka w'Imana bashyire ikimenyetso ku gahanga, kuko n'abantu bisi bagiye guhabwa icyabo kimenyetso, ariko kizaze gisanga mwebwe mwarangije gushyirwaho icy'Imana. Reka dusenge. Mana data nyirisi n'ijuru, urera kandi urakiranuka, niweho Mana yicaye hejuru y'abakerubi n'abaserafi. Uhimbazwe gitare cyacu cyera, uro gushimwa. None data mwiza uri hejuru y'abakerubi n'abaserafi, ndakwinginze eza ubugingo bwabeshi buri kurimbuka, babara abantu basubiye inyuma, abacitse intege, abari gusubira mu byaha bahozemo, abo bose batabarira ubugingo bakicyumvishira ijambo bakumva bakwiriye kwezwa. Ariko Mana ndakwinginze abemera kwicisha bugufu bashyire ikimenyetso. Marika w'Imana bashyire ikimenyetso ku gahanga kabo, murimbuzi, kugira ngo natambuka atazabasha guhura n'akaga. Urakoze kubyumvishije, batazahura n'amarira bakarirana n'abisi kandi baraburiwe. Urakoze kubyumvishije mu izina rya Yesu.